ni ukuvuga ngo kuri icyo hari ikintu wari ukomoje uvuga ati niba mu by'ukuri APR ibibonye ko bisa nkaho biri kugorana, noneho umutoza niba agiye gusimbuza noneho sasa arakora iki? Ngira ngo asimbuje ubwo uwitwa Watara yavuyemo asimburwa na Togi, ndetse na Denis Omeda avamo asimburwa na Kiwanuka. Yego, urumva usimbuje n'ubundi umwanya ku mwanya. Ariko njyewe ahanini ndibaza nti ubundi mbere na mbere, kuko iyo ugiye gusimbuza akenshi nuko umukinnyi ibyo uri kumusaba ntabwo ari byo ari gutanga. yego, ariko se twibukiranye, ubundi wakibaza ngo Watara yabonye imipira ingahe? n'ubundi yego nyine nicyo kibazo kiri kugaruka muri Mediane, hari izingiro ry'ikibazo. Omedi yabonye ingahe? Mamadusi yabonye ingahe? Ko hari abashinzwe kubasavinga, ko hari abashinzwe kubaha iyo mipira, babahaye ingahe? Ikindi nusimbuza n'ubundi ugasimbuza kuri cya gice gisa nkaho ibyo cyakagombye gukorerwa kitari kubikorerwa 100%, nibura kiri kubikorerwa nka 50%, ukemuye ikibazo 100%. Aho ngaho William Togi we n'ubundi nta kidasanzwe n'ubundi ari bukine, n'ubundi ni bya bindi imipira nitaboneka. Ariko wenda aho ngaho ka avantage wenda gake gashaka kuvuga ati Kiwanuka yaba muri Sekafa afite ukuntu aziranye na Togi, afite ukuntu ahindura udupira imbere y'izamu, kandi William Togi ni mwiza kuri yo. Urumva uzi impamvu se? Hari akantu kabayemo, niyo mpamvu mubwira ngo yasimbuje atinze. Buriya ikibazo nta nubwo cyari kizingiye wenda kuri William Togi, ahubwo ikibazo cyari kizingiye kuri iyo mipira iva muri izo mande n'uburyo iri buze gukoreshwa. Buriya Watara ni mwiza mu gukina, ariko nanone abafite abandi bari buze kubimufashamo. Hari uwo premier kuri buze kubimufasha, cyangwa se nawe afite uruhande ruri buze gukiriringa. Urabizi ko Watara uruhande cyane akenshi rutsinda no mu makipe akomeye y'i Burayi. Ruba akenshi nyine urw'iburyo ruratsinda, cyangwa se uruhande ntago tuvuze ngo nuru nguru, ariko hari uruhande ruba rugomba gutsinda, hari n'urundi ruba rugomba gukiriringa cyangwa se gukiringa abo ba defense akabonekamo ayo espace. Uruhande rw'ibumoso ntago ako kazi rwigeze rugakora, ntago rwigeze rugakora. N'urw'iburyo narwo ntago ako kazi kigeze kabaho. Ariko ikinyuranyo gito cyabayeho, wabonye ko hakinjiramo Kiwanuka na Gilbert, uburyo bwabaye bwinshi imbere y'izamu. Uburyo bwagerageje kuba bwinshi, nubwo nabwo nta musaruro mwinshi bwabyaye. Oya nabo none se reka tubyoroke gutya. Buriya nubwo uvuze ngo bwagerageje kuba bwinshi, ariko ni uburyo bumwe bwonyine bwagerageje nibura guteza ikibazo bugaragara bufatitse. Ni uburyo bumwe bw'umutwe wa Watara bwonyine. Ariko icyo navugaga Shema, navugaga nti ko twabonye ko mu kinyana n'imikinire ya Police n'ubundi, kuko na Kiwanuka ya mipira n'ubundi yahinduraga ntabwo yahinduye bigendanye n'imikinire ya Police, ntabwo yabaye myinshi. Yaba no Gilbert nawe ntabwo yabaye myinshi, nawe yabaye miki bigendanye na systeme ya Police. Ya systeme nubwo mu gice cya kabiri aribwo binjijemo abo, Police nayo ikora impinduka, itijya isa nkaho igiye kuri 4-3-3. Raga afata uruhande rumwe na Elijah afata urundi, ariko ntibyari byakuyeho ko uwitwa Kirongozi n'uwitwa Rage ngira ngo mu gice cya kabiri twabibonye n'amakosa menshi agenda agakora, yanafashije ikipe ya Police no gukiriyaringa imipira myinshi. Ngira ngo wabibonye Rage yari yasubiye inyuma, Kirongozi nawe yasubiye inyuma, byumvikane neza ngo wa mwanya ntabwo bari buwe Kiwanuka wo kuba yahindura iyo mipira. Ahubwo njyewe ikibazo cyanjye aho kiri nahangaha, nkibaza nti nta kuntu niba ko gushaka intsinzi, sibyo? Muri Mediane harimo mu basore batatu bari muri Mediane, nta kuntu wakora impinduka. Fata riske muri Sekiganda na Pasi ukuremo umwe, winjizemo Merdawo cyangwa undi, cyangwa na umusore ukina hagati Ramazan. Yari kuri benshi, kanze ndebe neza ko yari arahari. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Peri n'ubundi yasaga nkaho iri kudefanda. Ati kubera iki ufite abo bakinnyi b'abakaseri babiri,
Sekiganda ndetse na Pasi. Noneho ufite n'undi mukinnyi imbere yabo Ruboneka, nawe ibyo ajya gukina ntabwo biri bugufavorize nibura kuba yarema uburyo bwinshi imbere y'izamu. Noneho ukoze remplacement uzanyemo babakinnyi b'imbere, option yashobokaga yari Memerda ariko wende we yaraturutse mu abandi bataka midfield ntago bari hari, ariko igisobanuro cy'uko umuntu wamuzanye kuri bench no kuba ugomba kumuha iminota. Mu gihe rero utari kumukoresha ahubwo washyiraho uruhande yari kuba yajemo rukaba aribwo rwagaragayemo icyoho cyinshi, hagomba kuba hari undi. Icyo gihe icyo bisobanuye nimba bamuzanye kuri bench akenewe gukoreshwa kuko niwe wenyine wari uhari wari gukina attacking midfield. Lamin Ba ni umunyamahanga sibyo, na Memerda ni umunyamahanga, ntabwo bakicara babiri kuri bench urumva, kandi bakina ku mwanya umwe. N'ikindi kintu ubanza wumve, hari kuri bench Ruhamya Nyikoyifu sibyo, ni umuzamu. Suwane ni umu center back, Omborenga ni nimero 2, Bugingo Hakimu ni nimero 3, Dao niwe nimero 10 wari uhari, Kiwanuka ni nimero 7 cyangwa se agaca ku ruhande rwa 11 nawe birashoboka. Mugisha Gilbert ni nimero 11, Iraguha Haji ni akina ku ruhande, Togi ni umwataka. Nta wundi umuntu wenyine ari mu mediateri ni umuntu bita Memerda. Urumva ko wamuzanye umufitiye icyizere ko ashobora kujyamo. Yego, ariko icyo navuga Gashema ni ukuvuga ngo nibyo koko Pasi yagize match nziza, kandi nanjye ndabyemeranya kabisa, Pasi yagize match nziza ejo, ariko yagize match nziza mu kigendanye no kugarira, kandi uriye PR ushaka amanota 3. Niyo mpamvu naguciye mu ijambo ni kukubwira ngo aya makipe uko ari yose, impamvu njye nemeye game plan yabo nuko badefanze neza, nta kosa rya danje bavuga ngo ryabayeho ku ruhande rw'izamu. Reka bose igitekerezo cya Rukude, niyo mpamvu uvuga ngo igitekerezo cya mbere cyayo cya Rukudefanda kuruta uko kwa Rukwataka. Burese yaje avuga ati nakinjizwa, undi avuga nawe nakinjizwa. Ko nubwo tuvuga aba mediateri bari 5, iyo Kirongozi yakinaga inyuma cyane ndetse na Christian bakahita baba bangahe abadefanseri 5 b'inyuma, hagasigara abantu 3 hagati na 2 imbere. Na APR bikagenda ute 4 b'inyuma, ariko bafite n'ubundi aba defensive midfield batamuvinga, bari aho ngaho bari hafi barekereje, bikatuma baba bangahe 6. Abandi barinzwe ari 6 na Rubone kuri aho hafi na ba Omedi bari gusubira inyuma cyane. Ugeho no kuri polisi 5 basubiye inyuma, 3 bari hafi yabo nabo barekereje bari aho ngaho, usibye 2 bari imbere bonyine. No kuvuga ngo ngewe ubundi ikibazo nakibonye mbere na mbere mu gihendanye na remplacement yakoze, aho nakibonye ntabwo ariyo remplacement yakoze. Ntekereza ko ari n'abandi benshi tubihuriyeho, gukora remplacement ugakuramo ab'imbere n'ubundi cya kibazo n'ubundi kiracyahari. Buriya nyine ni kwa kwibeshya kutagendana n'umukino ngo usome ikiri gupfa niki, uri kumva? Ariko nanone Shema iriya polisi ari gukuramo Pasi ikakunyabika nyine, niyo mpamvu uvuze risk. Buriya Amos nta kintu kugira ngo ugere ku kintu kizima kenshi risk izamo. Uravuga ati reka nkuremo umuntu mbone result, kireka niyo mpamvu ndi kukubwira ngo keka nimba result azabazanye zarukunga ari uko oya nasimpamya karunganya, kandi amakipe yose yabonaga ko bishoboka ko kandi amanota 3 bose bayashakaga bingana, bose bayashakaga ari amanota y'ingenzi. Rero sinumva uburyo wajya gukura ikibazo n'ubundi aho ntago ikibazo ahantu cyavuye ariho cyari kiri, ntabwo ariho cyari kiri. Imipira n'ubundi abantu bavuyemo ntago yabageragaho deje, n'ubundi abushizemo nabo ntago baje gukemura cya kibazo, ahubwo baje gufasha ba bandi batari bari kubona ibyo bakagombye kubona. N'ubundi nabikiri bube nta kindi, ni cya kindi n'ubundi cya kibazo kiraguma kuba cya kindi. N'ubundi iyo remplacement ifatwa nko gusimba, ntabwo ubusimbuje ahantu hari ikibazo, ahubwo ubugize ute uburuhuye warushye. Wenda ari nk'umuntu ukinnyi warushye ukaba ugize ute ese buriya batarani ikintu bari bakoze. Ako wenda njye mbona ko wenda yari yanatinye wenda polisi, aravuga ati iyi polisi ibintu iri kunkorera mfitemo abakaseri 2, kuko wari umuntu ushobora kuba uri kuvuga ati ariko kuki iki muri kuvuga ngo APR nuko ari yari yarushijwe, kuko n'ikimenyimenyi yakubiswe poto. Yakubiswe poto, hari uburyo yakubiswe igitego kubera amakosa y'abakinnyi ba polisi nticyakunda, nacyo tugiye kugarukaho. Ikindi hari n'ikindi gitego Anelaija nayo hari uburyo yahushije mu kigendanye no gushaka igitego.
ikipe ya polisi nibura yari iri imbere ya attempt nyinshi zari za ikipe ya polisi kurusha iza APR na possession, uburyo bwinshi bwabonetse ya possession nyine naho hose byagendanaga. Niyo mpamvu nyine turi kuvuga ngo amakipe yari yahisemo kugarira, ariko n'uburyo nanjye mvuga ngo game plan zose zabo za rukudefanda nuko ubwo buryo APR yugariyemo polisi itabubyaje umusaruro.